kuri uyu munsi rero nk'uko bisanzwe dusanzwe tubagerera hirya no hino amahoro ibyiza bigutatse Rwanda ibyishimo cyane. Ntekereza ko uko amategeko yagiye azamuka ashyirwaho neza n'imyumvire ikaza, niyo mpamvu ubona turacitse gushaka abagore benshi. Nongeye kugusuhuza wowe ukurikira imbuga nkoranyambaga zacu zose, by'umwihariko ituze 250. Nongeye kugushimira ko utajya ujya kure yacu, utajya udukuraho amaboko, utajya ujya kure y'ibyo twakoze. Ndagushimira rero cyane ko wakomeje guhitamo kubana natwe. Kuri uyu munsi rero nk'uko bisanzwe dusanzwe tubagerera hirya no hino, ubushize hari umutumirwa twabazaniye arabanyura cyane, ari Inzora Benoit. Uyu munsi twahisemo noneho kuvuga tuti uretse ibiganiro birimo amagambo menshi noneho reka tumugereho, tugere ahantu abari n'ibikoresho bye, noneho atuvira imuzi n'imuzingo atuganirize, ariko noneho akoresheje inganzo ye, akoresheje uburyo asanzwe abigenza kugira ngo abantu banyurwe, abaha happiness. Inzora kagira Imana, uraho cyane? Ndaho ndatanga happiness. Barambwiye ngo wowe ntabwo woroshye ushaka gutanga happiness ku bantu buzuye stade yose bakanyurwa. Hari n'ibindi waruvuze ngo ibikoresho byose biri hano mu nzu. Ibikoresho byose biri hano mu nzu kwa Benoit. Ubwo rero nizere ko mutari bujye kure, ibikoresho biri mu nzu kwa Benoit agiye kubibyaza umusaruro. Abaha iki? Ibikoresho byose biri mu nzu, turatanga happiness. Nyine nk'uko mubibonye, nk'uko asanzwe yisanga natwe tukisanga iyo tugeze kwa Benoit nk'abantu bituze 250, turisanga nawe yaje kwituze 250 ntaba yikandagira. Rero nta magambo menshi uyu munsi. Benoit, ibintu ni ubwisanzure. uyu munsi ukoresha ibikoresho byawe biri mu nzu. Harya mu kanya ubwo kuzeho nta magambo, woherezaga message. Ndacaga amarenga. Aha. Reka twitaramire. Rwanda ibyishimo cyane, sinabivuga ngo mbirangize. Genda Rwanda uri nziza, umeka amahoro, ibyiza bigutatse Rwanda ni byinshi cyane, sinabivuga ngo mbirangize. Ufite imisozi ndeba, ugasanga ubwiza bwawe aribwo buhuruza abagenzi. Genda Rwanda uri nziza, umeka amahoro, ibyiza bigutatse Rwanda ni byinshi cyane, sinabivuga ngo mbirangize. Ibirunga byawe Gahinga, Sabyinyo na Muhabura, Karisimbi isumba byose n'ibindi navuze, umusozo w'ibyiza bigutatse Rwanda. Amahoro
atangiranye n'indirimbo nziza cyane ivuga ku bijyanye n'ibyiza bitatse u Rwanda n'u Rwanda muri rusange. Iyi ndirimbo buriya nko kuri wowe urumva wayihuza ute n'inama igiye kuba mu minsi irimo kuzi, harabura iminsi mike cyane, wayihuza ute iyi ndirimbo muri make? Se mbihuze nte uri inama ibera ahantu heza, nyine ibera mu Rwanda rwiza. Ikindi se u Rwanda rw'amahoro, u Rwanda rw'umutekano, u Rwanda rutatse ibyiza, birumvikana. Muri mu magambo makeya abantu bakurikira ituze 250 mutari mu gihugu, ibyo byiza byose ni ukuri biracyahari, abatari babizi bazaze babisure. Haje n'ibindi byinshi, bazaze barebe. Haje nk'ibihe noneho bishyashya, bazaze barebe, turabakumbuje. Uzaze urebe, uzaze urebe u Rwanda rw'Abanyarwanda, n'ukuri kw'Imana we. Mu kanya urambajije ngo se ngo nacaga amarenga, sinacaga amarenga, gusa uyu munsi nashakaga kubabwira ko ntabwo ari igitaramo kiri bwibande ku magambo, ibiganiro waratwibwiye ubushize, abatarakibonye bagiyeho kwituze 250 barakibona, bamenye Benoit wari we, ibyo akora, n'amazina ye yose, mbega ibintu bijyanye n'amagambo umuntu ari bushake kukumenyaho ajye ku kiganiro twagiranye mbere. Uyu munsi rero turashaka noneho tugaragaze ibyo twavuze. Ibyo mwavuze ni ibi? Ibyo twavuze nuko ari ibi ngibi ukora nyine, niyo mpamvu ari byo twaje kugaragaza. Mukunde mwiza, nzahora muririmba mwiza, nzahora murata bahambe, nzahora muririmba, nzahora nongere mbisubire kandi ahirwa njyugukunda mbyeyi, ntacyo mfite ngutura mwiza, ntacyo mfite ngutura kira umutima wanjye, ntakiruta urukundo mwiza, nzahora nkuririmba mwiza, nzahora nkurata bambe, nzahora nkuririmba, nzahora nkurata, nongere mbikubwire kandi uri mbyeyi mu bandi shenge, ukaba intwari mu zindi mbyeyi, nyabusi y'amarere mwiza, uri mbyeyi mu zindi ngwino
si y'amarere ngwino uruta ibigwari mwiza nzahora nkuririmba mwiza nzahora nkurata bambe nzahora nkuririmba nzahora nkurata nongere mbikubwire kandi ngwino ngwino shenge mwiza twigire ku murindi mwiza ku murindi w'intwari bambe ngushyira bagukunda mwiza maze utete bitinde mbyeyi irahino shenge ngwino si y'amarere ngwino uruta ibigwari mwiza nzahora nkuririmba mwiza nzahora nkurata bahande nzahora nkuririmba nzahora nkurata nongere mbikubwire kandi izi ndirimbo ebyiri uko zitambutse zitumye nibaza ikibazo kigira kiti ese muri gakondo habamo abahanzi nyine bakuru harimo n'abarimo kubyiruka ni nkande muntu uguha inspiration cyangwa ninde muntu ufatiraho urugero cyangwa ninde muntu ukunda ibihangano bye? Abahanzi nyarwanda ndabakunda bose kuko batubereye amano duhagararaho bose bafite n'ibihangano byiza biryoshye igiye uririmba kimwe ku kindi urabyumva bijyanye n'ibisobanuro byacyo ariko nisanze nanjye nkunda umubyeyi Kayirebwa. Umubyeyi Kayirebwa turamukeje cyane bikomeye. Ni ukuvuga ngo ejo hari tariki ya 16 ni umunsi wahariwe umwana w'umunyafurika. Benoit umunsi w'umwana w'umunyafurika wawizihije ute cyangwa iyo wumvise uwufata ute? Mperuka kuwizihiza kera baduha kakonje muri primaire turyana twabombo ariko ubu ngubu sinzi niba nakwizihiza ahubwo umugabo w'umunyafurika kuko umwana w'umunyafurika rwose ntago rwose uretse kumurera neza ubundi nta kindi. Ni nk'umuntu nkawe urumva nubwo utakiri umwana ariko mu by'ukuri hari abana hari barumuna bawe hari abana b'u Rwanda ndetse n'abana b'abanyafurika wowe ubifata uwo munsi ukubwira iki cyangwa wumva wabwira iki uwo mwana? Umwana akwiye ibyiza, umwana ni umutware, umwana noneho byongeye w'umunyafurika akwiye kurerwa neza akazamuka neza cyane ko ari we munyafurika w'ejo hazaza. Umwana w'u Rwanda niwe munyarwanda w'ejo hazaza. Tugomba kumumenya mu buryo bwose, akamenyerwa uburenganzira bwe, akamenyerwa amashuri, akamenyerwa ibyo kurya, akamenyerwa buri kimwe cyose kugira ngo akure neza. Uretse kuririmba no gukora ibindi bintu bigiye bitandukanye wenda biguhereza inyungu ku giti cyawe, Benoit muri iyi minsi mu bintu byose bimaze iminsi bicaracara ku mbuga nkoranyambaga ni nk'iki washyizeho umutima ukavuga uti iki kintu ariko nakitaho unagitekerezaho nk'umwanya? Igihugu. Igihugu nagishyizeho umutima.
nta n'ahandi numva nawushyize uretse ku gihugu, cyane cyane ko twari turi gutegura iyi nama twakira abashyitsi hirya iyo ku mipaka rimwe na rimwe bidogera, ariko nyine igihugu tugifite ku mutima, nta kintu bazadutwara. ubu ngubu ku mupaka aho ngaho byadogeraga, wumva ari nk'uruhe ruhare wumva wowe ufite baramutse bakubwiye ati jya kuri uriya mupaka? Umutima n'amaboko. Twabasezeranyije kutavuga amagambo menshi, twikomereze mu gitaramo. Nanjye nayahinnye wumve ko nyazana, ntayo mfite amagambo menshi kirazira, uyu munsi nta magambo ntayo mfite. Sinakwanze shenge, sinakwanze ntibikabe, no mu ndoto sinjya mbirota, oyi wanjye ntibikabe, no mu ndoto sinjya mbirota, oyi wanjye ntibikabe. Sinakwanze shenge, sinakwanze ntibikabe, burya Imana ikora ibyo ishaka, njye nzayubahira urwo yama, ihe ngo ndugukwiza umubiri wose, kuko ntagukunze yamana cyane mama, sinakwanze shengeyo, sinakwanze. Humura humura amahoro ya, uko bukeye niko rugwi, iransigaye nibaza icyo wamahaye gituma ngukunda urudasanzwe mama, sinakwanze shengeyo, sinakwanze. Ibitotsi biba bike ngaceceka, ngo ndora amaherezo y'ibyo intumutima ukanga ugatera cyane, binyibutsa urukundo rwanjye nawe mama, sinakwanze shengeyo, sinakwanze mama, sinakwanze. Igihe cyose twamara abantu bakurikira Ituze 250, burya ntituba twarabanze, tuba tubahitiramo ibyiza binyura umutima wanyu. Benoit, ubushize duhura tuganira, twarakubajije ibintu by'umukunzi, uratubwira ngo harya aracyagira ati nkaracyabuyera, hirya iyo ntarumva yafata icyemezo ngo abiveho ibintu byo kubuyera. Reka mwihamagarire. Reka mwihamagarire. N'uyu nguyu se uri hehe wanawe yanjye we, aho ngaho ariko ubundi mu minsi oya n'uyu nguyu none si cyagihe ntago wari uzi se ko mufite, cyagihe nazanye umunwa gusa. Twagiye umukunzi wa Benoit, ngira ngo abantu badukurikiye barimo baramureba. Ese uyu we ntago ari we ra? Uyu nguyu arabanza mu bagore bose mfite. Harabanza uyu.
cyane. uyu akaba uwa kabiri uyu ni nk'uwa gatatu. hari undi mo hagati uwo hagatira uraza kumubona. sawa twagiye uze guhindura kamera ushyire hariya hepfo uramubona. nta kibazo rero abagore bose azaba ziracurira ngacunda zirasasa nkaryama zirakubita ibizuru bazikubita ibizinzo ziravunja umukenke zikavumbura inkwavu zaraye inyawera iyo zeza amahembe aye ingimima na mushirarungu inyambo zatashyurukare mami yakamani ziragonga yakanyankora inkora bikini ya musinga ni rusumba nguko yakabari makabarasi yanza kama ngo yanza kaneguruka rubanda yanze kumwera kwiriba ry'inkana ngo abagore baho bahafurira amahuru ikiruri na kiganda naho zararaye zaraciye ibikumba aye inyima na mushirarungu naho inyambo zatashyurukare aye inyima na mushirarungu naho inyambo zatashyurukare. umuryango wa Benoit ubashije kudususurutsa cyane bikomeye. ese iyi ndirimbo muri make hari ukuntu tuba tuzi ngo hari indirimbo y'ubukwe, hari indirimbo zifashishwa mu minsi mikuru itandukanye. iyi ndirimbo buriya ni nka hehe hantu igenewe gucurangirwa? iyi ndangije se? iyi ngiyi urangije ntabwo wabyumva? urumva njye nshobora kuba mbyumva, ariko hari abantu batajya bumva nk'izi ndirimbo zicurangirwa ku nanga, bavuga ati izi ndirimbo ni ngo zirimo ibinyarwanda byinshi, ugasanga rimwe na rimwe batanabisobanukiwe. noneho ibinyarwanda bike indirimbo muri Kongo bohereje Kongo, ibinyarwanda bike bazabisanga muri Kongo cyangwa mu bihugu by'amahanga. ikinyarwanda ni icyacu, ntabwo ibinyarwanda byinshi ni ibyacu nyine. ngo ikinyarwanda gikomeye, sinzi impamvu tugihunga kandi ari icyacu. none si cyoroshye tuzagisange. ni ikinyarwanda aho kiva kikagera ni icyacu. cyoroshye ni icyo urimo iyi byose barimo kucyumva cyo. nibi babyumva nuko bashyiramo ubushake buke mu matwi mu kumva, ariko nibi babyumva kuko niba tuvuze ngo ziracurira nka cunda, ni inka turi kuvuga. ziracurira nka cunda, zirasasa nkaryama, zigakubita ibizuru, zikavumbura inkwavu. nk'ibyo ngibyo rero, nk'umuntu utarigeze kugeza uyu munsi, hari abantu icyakora kuri uyu munsi wenda turacyafite amahirwe yo kuba tuzi inka, ariko hari umuntu rwose ushobora kumva ibyo bintu akumva ni urundi rurimi, ni ikindimi kindi mu kindi. ubwo rero wadufasha iyo bavuze ngo ziracurira nka cunda, zirasasa nkaryama, nkabundi sasite ukaryama?
ubundi inka ni ikimenyetso cy'ubukungu mu Rwanda, kandi umunyarwanda yaciye umugani neza ngo isaso nziza iba mu nda. Bisobanuye ngo iyo ufite inka uba utuje, ufite ubukungu. Iyo ufite ubukungu biba bisobanuye ko wariye neza, no kuryama ntago uganya. Iyo uryamye haze mbese cyane bikomeye. hanyuma ziracurira nka cunda. Gucurira ubundi mu kinyarwanda uzabirebe mu njyana y'ikinimba. Mu njyana y'ikinimba hamwe babyina basubizamo badakura. Y'inka rero tuvuga ngo iracurira, ni ukuvuga ngo ibiri kubyara ibyara itagireka. Rero iyo ibyara itagireka, uruhimbi ruhora ruteretsweho. Iyo ruteretsweho ubwo n'abacunda babona akazi kabo. Nuko nguko. Ubwo nizere ko abantu badukurikiye iyo ndirimbo bayisobanukiwe. Indirimbo y'inka muri rusange. Twagiye noneho ongera uturirimbira indi. Nonse amagambo twayirengagije rwose. Rugamba ntakwata mugode, ndema rugamba ntakwata ndemage, yamaye byiza birimo byinshi, yamaye utunyana tw'ubugondo ngayira, yamaye abasore abatarutanwa, yamaye abakobwa bambaye imiyombo ngayira, yamaye byiza birimo byinshi, yamaye utuntu turengeje utundi ngayira, yemwe bakobwa muze dutanagwinanage, dusiga utwondo turebe ibihuru ngayira. Iyi nanga yitwa ngo iki? Ni iyande? Iyi nanga yitwa indemarugamba. Ni iya rubanda kuko imaze igihe kinini ihimbwe. Yahimbwe n'abagore ba Mutara wa kabiri Rwogera, kuko niwe wari ufite akabyiniro k'indemarugamba. Abagore be bakamuhimbira iyo ndirimbo bamusingiza. Ni nayo yaje kuvamo verisiyo nshya y'indemarugamba tuzi nka Ngarara y'Ibambi. Kuko n'abagore ba Rwogera bamusingizaga, wampa yansasiye yanseguye nta misego, yansasiraga nta byahi, nkarenga nkagubwa neza. Indemarugamba yangabiye inka, yamgabiye impakabarasi, n'abagore bamusingizaga mbese. Muri make rero ndumva umutima unyurwa niwo wabuze muri iyi minsi. Oya, urahari kuko hari n'abantu bahimba neza bagahimbira ababo. Ubwo so bavuga ngo Karalise Karasira ntanyuzwe gute se? kandi impamvu mvuze gutyo ni urambwiye ngo ni abagore ba Mutara bayimusingirije, bayimuhimbiye bamusingiza. Noneho kuri uyu munsi ntabwo cyaba ari ikintu cyoroshye ngo ni abagore ba runaka. Kumva umugabo umwe ufite abagore barenze umwe, hanyuma kandi bakanarenga bakajya inama yo kumusingiza. Ibyo ari byo byose ntekereza ko uko amategeko yagiye azamuka ashyirwaho neza n'imyumvire ikaza, niyo mpamvu ubona turacitse gushaka abagore benshi tugashaka umwe, ariko n'uwo umwe anyuzwe byaba ari byiza.
ubwo nkuriye ingofero Clarisse Karasira yaranyuzwe, niwe muntu njya mbona ko yanyuzwe. Ni byiza nanjye ndabishyigikiye. nawe uzanyurwe igihe cyawe nikigera. Erega hanyurwa umutima. kandi urawufite. None se ubu ngenda nta roho nta mutima. Twikomereza amagambo twahirukanye tukiri aho ngaho ku ngoma cyangwa se mu bihe by'abami. Hari indi ndirimbo njya nkunda, ntekereza ko n'abayizi bayikunda. Yayivuge tuyumve. Nshobora kuba ntayizi izina. Oya, urayizi kuko inshuro ugize ngo ugiye kuririmba ibyo ari byo byose njya nyikubwira. Hari indirimbo isa nkaho ivuga ibijyanye n'amakipe n'imyidagaduro. Harya wambwiye ko yitwa ngo nayingize ngo ni Karimi ka Shyari. Oya se kandi Karimi ka Shyari se. Ariko Benoit ntukajya umbabaza rwose. Nayo yibarira imbere basi babyumve ko iyo ndirimbo ngiye ntayikunda. Inzi ko ukunda Karimi ka Shyari none ntacyo nayo yibarira imbere. Ubwo ngubwo hari ntago nabaririmbira Karimi ka Shyari. Oya ariko wanayiririmba kuko rega ntago twabatura Karimi ka Shyari rwose. Kimwe nuko ntabatura ngo ubukene bw'akarande. Nta by'ubukene bw'akarande, nta turimi twa Shyari. Dutekereza ko abadukurikira batari aho hose. Indirimbo bavugaga yitwa indirimbo y'amaregura. Amaregura yari ikipe ya Rudahigwa yaje gukina na Kabgayi iratsindwa, ariko imaze gutsindwa isaba imbabazi umwami n'abanyarwanda bose. Bivuze ngo n'Amavubi yagombye kujya dusaba imbabazi. Cyane kuko Amavubi abahagaze mu rwego rw'igihugu abari gukina kugira ngo ishema ry'umunyarwanda rizamuke. Iyo atsinzwe rero mburaho njya rwose nkajya munsi y'ameza rwose. Mavubi mujye mudusaba imbabazi ko bazakoboka amavi. Oya ntibibareba. Bazadusaba imbabazi. Bajye badusaba imbabazi n'ubutaha bongere, bityo bizatuma bisubira cyane rwose. Nibagera ahantu barambiwe gusaba imbabazi bazaba bashaka intsinzi. Amaregura ikaba iyo ndirimbo yarahimbwe nande cyangwa nayo yabaye ya Rwanda? Oya yabaye ya Rwanda, ariko niyo kipe yayihimbye nyine y'Amaregura. Yatsindanye ubuhanga abandi batagira. Musenyeri yababaye n'umugabekazi. Tubibonye turumirwa tuburaho tugana. Tubatumaho tumwe padiri na furere. Tuti babyeyi bacu muratubabarire. Isezerano dutanze n'irya n'Inyanza. Tubamara agahinda mwizere ingabo nziza. Ngabo nziza nimuze habanza umunyezamu. Abakabiri baze abagatatu vene.
barutahiza mu beza rudahigwa baboneye turirimba ingabo nziza zikwiye musenyeri. Ni ukuvuga ngo niyo amaregura kandi amaregura nyine niyo yahoze yitwa ingabo nziza. Ni ikipe y'ingabo nziza rero yaje kuvamo amaregura nyuma. Ariko ahangaha abakoloni bari baramaze kutwinjirira uburyo ingabo nziza zari zikwiye musenyeri cyane, batari bakiririmba ko zikwiye Rudahigwa kandi ari nawe nyirazo. Niwe nyiri u Rwanda, ariko wibuke ko u Rwanda yari yararweguriye umwami Kristo Rudahigwa, umwami Kristo Yezu. Nibyo noneho amaze kumwegurira u Rwanda, birumvikana ko intumwa n'abari bahagarariye Yezu mu Rwanda aribo ba musenyeri n'abo bamisiyoneri aribo baturwa ikipe y'ingabo nziza. Ariko iyi kipe ngenda yishimira nubwo bwose wenda ntazi niba hari abagihari cyangwa se abatagihari, ndabashimira ko bari bafite akadisipurine nibura ko kwibuka no gusaba izo mbabazi. barahari ari nk'umusaza umwe witwa Dominico ngo bahimbaga ntameneka, ntabwo yamenekaga. Ntabwo yamenekaga, yari rutahiza muteye ubwoba. Arahari muri za Kayonza. Iyo baga mbenga ari kuri uwo mwanya nta wamwinjirana. Umva wakubitaga ukaba ari wo meneka. Twikomereze noneho komeza twitaramire. Mbataramire amagambo udutaramire. Ntabwo dutarama kuko ugiye kudutarama ntabwo twabivamo. Nari ngiye kubatarama ngiye ntabwo nkina. Mbaza ngo wari ugiye kudutarama ute? Se wa mugani wasanga ari se buriya gutarama, hari igihe umuntu agutarama akagutarama neza ra, hari igihe umuntu agutarama akagutarama neza. Avuga ngo nyumvisha uko wari ugiye kudutarama. Okay, twagiye binyumvisha ngutarame. Ntaramanu wa mukobwa ushiriso. Nagarinje. Nari ngutaramye. Oya. Bakunzi bitoze 250 ntabwo uwo ngo wari ingero rwose. Tarama abandi batari uwo ngo. Reka mwe mbataramire. Dutaramire niba ari uko tarama abantu tubiveho. Nzarara nanjye inzara mbabonye mwabahungu mwe nanjye burya nzarara mbabonye dutaramane nanjye nzarara mbabonye intore zivune sambwa nanjye yewe intore zivune sambwa izindi zica umugara nanjye u
urwa nihikamihe tugira amararo yehe aya ugira amararo nk'uwayaraye yehe aya nge nzigira haruguririya yewe aya iwabo w'amahama n'amasenge aya ngwahamarwa shengura intango aya ngwahamatavu n'imitozo aya ayiyehe mama wararaye aya nyirabuyange yantumiye umwana aya burya yantumiye umwana atari bumuhembe aya niyatamuhemba yamuhendahenda aya mama wararaye aya si indirimbo irimo umuntu watumye umwana atari umuhembe ntabwo nanjye mbizi ariko umwana nutumwa none kuki bamuririmbye kandi nyine yakoze ibyo agomba gukora umwana nutumwa ahubwo utamuhembye niwe kibazo kuko umwana yemeye gutuma arangije ntiyamuhembye ku muntu utamuhembye ariko ngo niyo utamuhemba ukamuhendahenda mu byumvikana ashobora kuba yaramutumye akanamutuma amutegeka yarangiza ntanamuhembe twari duha ntabwo nari mpari indirimbo yo yitwa ngo iki ni iyande izi ni indirimbo za rubanda zose indirimbo za rubanda ewe rubanda yabaye rubanda se rubanda ninde rubanda ntibakatwoshye nanjye ndimo ntabwo ndimo rubanda ninde rubanda ko buri muntu wese yavuze ngo rubanda kandi nawe ubundi abaturage muri rusange bitwaga rubanda rw'umwami ni umwami n'ingoma ni umwami na rubanda rw'umwami rero iyo uhanze igihangano muri twe b'abahanzi iyo igihanze uba ugihangiye abanyarwanda cyitwa icyawe ariko uba ugihangiye abanyarwanda kuko ukeneye ko abanyarwanda bacyumvamo ubutumwa ukeneye ko abanyarwanda bakurikiza ubwo butumwa burimo bacyumva ugihanze ukakibika ntago ubundi niba cyitwa icyawe kuki utagihanga ngo kibike iyo ugihanze rero ukagisohora hanze nuko uba ugihangiye abanyarwanda rero ni indirimbo y'abanyarwanda iyo ugize ibyago ukaba utakiriho cyangwa se ukaba unariho cya gihangano kikagera ku rwego mu mategeko bavuga imyaka 40 kikarenza imyaka 40 kiriho gihinduka icya rubanda n'undi wese yaza akagikoresha n'undi wese yaza akakiririmba uretse Benoit kuba arimo kuririmba cyangwa se akunda kwibanda kuri gakondo cyane cyane indirimbo z'aba bantu bakuru basesire nk'uko twabivuze n'abandi ubundi Benoit afite indirimbo ze yewe zitwa izanjye ariko ni iza rubanda ariko zahimbwe nibura se na Benoit cyane aha noneho ugiye tugeze mu mwanya uko ugiye kuturirimbira nibura izawe naringize ngo nizasabwe indirimbo za rubanda ariko zanditswe na Benoit Ramba Rwanda nziza Ramba Rwanda nziza Ramba Rwanda
Rwanda nziza, Rwanda nziza wuguruye amarembo, Rwanda nziza ugendwa n'abakuvuka, Rwanda nziza ugendwa n'abagutuye, ramba ramba Rwanda nziza, ramba ramba Rwanda nziza, ramba ramba Rwanda nziza, Rwanda nziza wuje imigezi myiza, Rwanda nziza wuje ibirunga byiza, Rwanda nziza wuje ibiyaga byiza, ramba ramba Rwanda nziza, ramba ramba Rwanda nziza, ramba ramba Rwanda nziza. nk'uko birangiye bityo Nuko birangiye. none se indirimbo ni hari indi ndirimbo wigeze gushyira hanze muri covid ushize wayituririmbiyeho ariko noneho nta bicurangisho wari ufite ngo byo kwibaza siko ari wowe wibuka indirimbo zanjye kundusha. ibintu byo kwibaza rega nyine nk'uko wabivuze mwazihimbiye rubanda rero tugomba kuzifata ariko ubu ngubu ndacyane nzibuka siko nanjye ntazibagiwe ukuntu nibazaga. nanjye ubu narumiwe umuntu wifashe ukibaza ubukene bw'amafaranga nawe budashabuza nabwo bw'ubukene bwaragushavuje nanjye ntabwo mba nzibuka ni nyinshi nyine nari kujya mpanga inganzo yanjye saa moya. Oh, oh, oh. Ibaze nanjye nibaze nanjye nibaze ubu njya nibaza iyo nza kuba ndirimba ubu njya nibaza iyo nza kuba umunyonzi nari kujya nyongera igare ku Kinamba nari kujya nyongera igare ku Kinamba. Oh, oh, ibaze nanjye ibaze nanjye ntabwo
ngoma nzibuka. abandi bajyana amagare ku kinamba bayoza wowe wari kuri nyongerayo ntago woroshye ko nari kuba ndi umunamba icyarimwe ndi n'umunyonzi ubwo se nari kuvuga ngo iki ndumiwe koko ntacyo nzi. gitari reka tube tuyishyize ku ruhande twongere ducurange wa mugore wawe wa mbere ngagasasira se akamusasira uwo musore tumusuhuze ni Sengabo turamusuhuje cyane ase mu bacuranzi b'inanga b'uyu munsi bakibyiruka ninde uvuga uti uyu mucuranzi w'inanga uyu musore w'inanga n'umukuri abahungu nawe ni ibitangaza abahungu bacuranga inanga ni ibitangaza ndakurahiye ni ibitangaza ariko barabizi bose ndanabakunda baze dukomeze dushyire hamwe tuzamure uyu murya ukomeze wamamare n'imahanga bamenye ko hari inanga mu Rwanda ariko bose muri rusange ni bazima. Tugiye gucuranga indirimbo z'inanga nk'ebyiri cyangwa eshatu noneho dusoze turirimbisha umunwa tubasezereho sibo ntibari bube banyuzwera twabarinze amagambo ko numva na eshatu zose uzi ko ubaye nk'aba mupasiteri ngo ndimo nsoza tugana ku musozo eshatu tugana ku musozo turabaririmba indirimbo eshatu kandi ko twabarinze n'amagambo menshi tubaririmbira izindi ebyiri nta gicurangisho tujya tugenda noneho ndimo ndasoza ni ukuri turimo turihuta ndimo ndasoza ni indirimbo 704 zonyine ndi bubaririmbire reka noneho ntangire gusoza tangira gusoza ntangiye gusoza rero aga kantu mvuze ngo reka ntangire gusoza umugabo umwe twari turiho turasangira icyayi ntabwo ari inzoga arimo turasangira icyayi arangije icyara kimara ikimaze arambwira ngo nsukiramo gake ntangiye gusuka ngo ariko wuzuze ngo nsukiramo gake ariko wuzuze ubwo icyo cyari icyayira ngo nsukiramo gake ngo ariko wuzuze ako gake rero kuzuye ndimo ndasoza nanjye ngiye kubaririmbira indirimbo ndimo ndasoza ngiye kubaririmbira arano uri inyuma ya kamera mbonye asetse nk'umuntu nk'aho azi umuntu umeze ariko nta mikoro tumuhe Karamarero nusegura umukwiye esuko yabyirutse Dorimunga mama sewe imamba yavunye mama sewe
intware intware imama se we yitaba induru iwanyu iwanyu se we nyirahamibambwe mama iwanyu musoma ndera mama iwanyu eregandazi mama naho nga iwanyu niwanyu nyirahamibambwe mama twari mito manyonga we tukiri mito manyonga ngo igega turagiye inyana nyonga twatobanye gutwondo nyonga twambaranye gingondo nyonga ariko nihiza we nanjye warara aye ndagukundaga nyonga mama ngo nkundaga ngukunde nyonga na rukundo rw'umwe nyonga ngo urukundo ga ngukunda nyonga isurwe ejo n'ejo bundi nyonga waruvanye giwanyu nyonga warusanze giwacu nyonga ariko nuhurwawe nanjye wararaye zicurangishijwe ibicurangisho ndatekereza zirangiye zari 3 buriya suzicuranzira nabemereye 1,800. okay urashyiraho iyindi imwe ntago twasoza utabaririmba inkotanyi cyane kandi nayo wayisubiyemo uzi ko nayo ihari mu ndirimbo zari zisigaye 102 tubaririmbira inkotanyi cyane ndatangiye mu indirimbo 100 nari mbabwiye ntangiye kuyandika ingangirwa yumba girukanye imbyeyi yashokanye imfizi iyaraye inyawera iyo zeza amahembe iyaraye igihinze we kwa rwamo rw'indinda ye uringanje ingangirwa yumba yabyirukanye imbyeyi yashokanye imfizi iyaraye inyawera iyo zeza amahembe iyaraye igihinze we kwa rwamo rw'indinda ye uringanje
irya nkuza ya mwezi ko yakujije byariho birigenga uri mwiza nkuza ya mwezi yo urananiwe se gufata mikoro kandi nsigaje 9 n'umunani nsigaje 9 maze kuririmba ebyiri hasigaye 9 n'umunani ubundi undasoza ari uko abakunzi turi hafi mu gusoza tukiri mu gusoza ndimo ndasoza hasigaye 98 zonyine ndakomeje uninde ema unibere nate kwakwe guteta kwi guteta gateri mbabazi garuku utete ngomiri mahanyu nyemutara mubyara wa icyarweguriya n'inyugo hose ikiribaza yire mu byikiba ireke izuba ririzirana n'umuyaga mureke umurekerana subigiye nahereye ntasigaye nkazirindwi hasigaye inkotanyi cyane ubwo nsabye imbabazi reka noneho inkotanyi cyane yabyirutse neza iyarugina yabyirutse atsinda abyiruka atagira amakemwa kandi nguyo atagira ubwoba mu mabyiruka ko yishe mfizi mu mabyiruka ko yishe nsibura mu mabyiruka ko yishe nsibura kandi nsibura n'umukwe kabego uwo nsibura yarakaze ntago nzi impamvu atakiriho yegora twabanye n'abantu bakurikira ituze 250 ndatekereza banezerewe buriya ariko ntago babura kunezerwa ariko njyewe mba ndi imbere yabo mba nezerewe cyane bitarabaho gahunda buriya tugeze hehe dusoza ndimo ndasoza nsigaje indirimbo 8 tugiye mu gusoza turaririmba indirimbo ebyiri zazinde ebyiri z'amajwi gusa harya bundi izo twakoraga zara amashusho zara amajwi avanzemo ibicurangisho iyo hatarimo ibicurangisho ziba amajwi gusa kubera iki rero bitarimo n'amashusho bakoze audio haryo bajya bavuga ngo iki ntago mbizi ko ni wowe nyine uri kuvuga ngo ni amajwi gusa ntago nzi rero impamvu jewe mbivuze gutyo nabo bazi ibyo baba bakoze kwituze 250 ni amajwi gusa ni amajwi gusa nanjye reka nsubiremo ni amajwi gusa tugiye kuririmba noneho amajwi indirimbo z'amajwi
zizira ibicurangisho, indirimbo z'amajwi zizira ibicurangisho. Ntangira navuze ko nkunda umubyeyi witwa Kayirebwa Cecile. Afite indirimbo itazwi n'abantu benshi, muri bake bayizi nanjye ndimo. Ni cyago cy'icyorezo, iyo ni sida, iyo ni sida, cya kindi kigize ikigomeke, iyo ni sida, iyo ni sida, noneho cyabaye icyamamare, cyogeye hose mbambaroga, iyo ni sida, iyo ni sida, iyo ni sida, ni sida yahogatsindwa n'Imana, iyo ni sida, ni sida yahaje kwanduza urukundo, iyo ni sida, ni sida yo kabura uko yigira, iyo ni sida, iyo ni sida. sida yaje kwangiza urukundo cyane bikomesha. Abantu barakundanaga none agakoko kabyivanze. mbega sida yangije urukundo. Sida ni mbi, uzi ko ndi seriye. Sida ni mbi, ni ukuri. Noneho hari terime yadutse ngo uzi ko wagira ngo bari seriye. yadutse ryari Benoit, ntarayumva. maze n'uyu munsi nayumvise, gusigaye ngo ubabona ngo ukajya ngo bari seriye. Nine ubu nawe wagira ngo uri seriye. nawe wagira ngo uri seriye, ariko njyewe ntibagire ngo ndi seriye. Ni ukuri ndi seriye. cyangwa uri shyashya. hari ukuntu bajya bavuga ngo ni shyashya. Ntabwo ndi shyashya, ariko uri seriye. ndi Benoit. uri Benoit ukaba na seriye ukaba na shyashya. Shyashya ntabiriho, abiriho shyashya. turasoje rero. iyo ni yari akose Benoit sida koko. ngaho ngera ubaririmbire kamwe ka nyuma, kamwe katarimo sida pe. Sida yangije urukundo koko. ariya kano karimo sida. Nibyo shaka karirimbo kandi katarimo sida. ariya buriya hari n'indi ndacyabaririmbira izindi ndirimbo. basi tushakira iyindi imwe. uze ndi buririmbe mareba atemba amaribore. ntago nyine nayo yihorera iyo ngiyo. nzajya ndirimba indirimbo zo tutazi se, za zindi zahishwe. indirimbo ko za rega turi mu byahishuwe. none se ridukenera kureba ibyahishuwe, buriya ntituzajya muri cya gitabo. turi mu byahishuwe tubirimo. baririmbire kamwe bazi, ako bazi. ubw'inganzo yasobetse n'umunezero, ingoma ntizivugire rimwe amakondera tsikihimbe. ubw'inganzo yasobetse n'umunezero, umva ibihozo by'abakobwa, umva imihigo y'abahungu. ukaba wumvishije ibihozo by'abakobwa n'imihigo y'abahungu. ubw'inganzo yasobetse n'umunezero, imyirongi n'impanda n'ibivange biburuhusobe.
murakoze cyane abantu badukurikiye. Ndanezerewe kandi nzi neza ko buriya namwe mwanezerewe, kuko ibyo nari mfite byose n'ibyo nasanganye Benoit byose mu bikoresho namusanganye mu nzu yabikoresheje kugira ngo abashe kubahereza umunezero, abashe kubereka ko ashobora gutanga happiness mu bantu buzuye stade kandi bakanyurwa. Happiness si umunezero, rega tuba tugomba kuvuga n'izindi ndimi, kuko hari abantu baba badukurikiye batari mu Rwanda kandi batangiye no kurwibagirwa. Igikomangoma bivuze ngo umunezero ugomba kuwutanga da. ibikomangoma ngo bikunda umunezero. Yego. Ibikomangoma turabitahije ahantu biri. Benoit kandi ntabwo uri umuntu mwiza pe. Ntabwo uri igikomangoma. Ibikomangoma birawutanga cyangwa birawakira? Birawaka. Ubu rero navuze ko utanga umunezero ntabwo uwaka. Mu gutarama turatebya. Bakunzi bituze 50 mu gutarama turatebya niho umunezero wacu uva. Twatebya. Benoit rwose azabaha umunezero, ntabwo azawubaka ariko azawubaha. Turatebya rwose. Okay, turishimye, turanezerewe, turasetse. Benoit, hari ikintu kubwira abantu bo kwituze 250? Uzi ko ngiye nahereye kare ndi kubigabanya amatuze nkavuga 50. Ngo 50. Navuga ngo ituze 50. Amatuze ni 250. Turabakunda 251. Turabakunda abo 200 bose nari nakuyeho nsabye imbabazi, ariko kandi turabakunda. Nicyo cyonyine navuga, nta kirenze urukundo. Nta kiruta urukundo. Burya umuntu yo yagumenya rwose, burya umukobwa ubyibushya. Benoit, uranyirukanye mu bakobwa bari sawa. Umukobwa ubyibushye ntabwo mbizi bazakurikira ibihangano. Ibyo ni ibihangano by'abandi. Burya umukobwa ubyibushye. Mwakoze cyane kubana natwe, twanezerewe cyane. Tubashimira iteka guhora mutuba hafi, tubashimira iteka guhora munyurwa n'ibyo tubaha, tubashimira inyunganizi muduha, mutwandikira hasi aho ngaho byo bita comment. Mukomeze mubane natwe, turabakunda. Niyo mpamvu duhora dushaka icyatuma munezerwa nkuko natwe tunezerwa buri munsi. Ntabwo twanyurwa, nta nubwo twakwishima tunezerwa twenyine. Niyo mpamvu uyu munsi rwose twasuye Benoit kugira ngo abashe kutwumvisha ko umukobwa ubyibushye aba ari kuriya yabivuze nyine. Buriya hari ikintu abiziho, utaha tuzabiheraho nitwongera kumureba. Turabakunda kandi namwe muradukunda, turabizi, kandi tunyurwa n'urukundo muduha, kandi ikindi cya nyuma ruratunezeza. Tuzajya duhora turubyaza umusaruro, natwe tubakunde. Murakoze cyane. Njye ndi Mutetera zina Shifa. Ndashimira cyane Arani Nkotanyi wari uri kuri kamera, aba yadufasha amashusho meza. Ari ngiye kuvuga ngo amajwi, ariko n'ubundi ntaba yafashe amajwi ngo asige amashusho. Turabakunda twese uko twari turi hano. Bye bye.